izi nsore zateruye ibyuma zitwa zinywa amaproteine zimenyera abagore b'abagabo ku rwego mutarabona. Izi nsore zo muri gym zirirwamo zimenyera abakobwa ku buryo uramutse ubonye kopine wawe cyangwa fiancé wawe afite umugym instructor umukora biriya, hacha Mungu uwo munsi wararufunze gym zose. Aba bantu bigisha gutwara imodoka cyane cyane bajyana muri pratique, umugore kuri vora arimo kumwerekera uko bagenda. Aba bantu dore aba bantu nabo kwitonderwa cyane. Umwanya w'ibanga muri iki gihe ni ko abantu imyanya yose yabaye imyanya rusange, bashatse bajya bagenda mu isoko batambaye. Uziko mubaze ikibazo niba abantu barenga 10 na 20 30 bashobora kukuvizita, buno umwanya rusange ni sale polyvalente. Ni sale polyvalente, ni nka station ya essence. Kurikirana ikiganiro Rirarashe kuri Radio na TV1 buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Hari ibintu wabwo ushaka kumbwira kugira ngo mbere yuko tujya. Hari inkuru nabonye ijyanye n'ibi bintu bya ADN cyangwa se DNA. Ntabwo ari mu Rwanda ariko no mu Rwanda byabaho. Ni umunyegana uba mu gihugu cya Denmark, afite umugore we babanye igihe runaka, abana 4 mu rugo. Arazi ko ari abana be rwose nta kibazo, babana neza. Iyo nashaka komeza bagira berega nabi nta kiriho. Okay, sawa. Noneho abakoresha ADN baramubwira ati abo bana 4. Ari nabyo bintu mbwira abagabo kwirinda ibintu bimeze nko kwiyahura. Yes, kuko bizatuma wiyahura cyangwa ibyo bintu komeza. Abavumbuye ko babana 4 nta numwe we urimo. Biramubabaza, biramurya pe, bimushengura umutima. Nira ko inkuru yanditse. Inshuti ye baravugana kuri telefone, aho kugira ngo amusobanurire ko nta deni ibintu igaragaje atari kubyumva byakira, ararira pe. Umugabo ararira. Il a pleuré. Ariko nyuma birangira ngo yiyahuye. Sasa rero Angeli waje ubwizo, ndashaka ngira inama abagabo bagenzi banjye, sibyo? Umuntu amenya ko ikintu ari ikibazo iyo akimenye. Abana bawe bavutse bakavukira mu rugo rwawe n'umugore, cyangwa se niba hari ahantu waciye ukabuze yuko wahasize ubugingo bwawe, cyo mvuze ubwo wacyumvise niba kuzanira umwana aho ngaho waraciyeho gusa aho wakoresha ADN mbere, ariko umugore mwasezeranye mukagenda bibi akaza mukabana, wenda akagira ukundi nawe bigenza n'ukundi zanjye sombi, kuko narabivuze abagore barantuka. Ariko kugeza uno munsi hari ibintu, imibanire y'abantu irimo ibintu bya shagara bagara biri aho ngaho, sibyo? Abo bana wikwirirwa witeza agahinda. Icyambere birimo ingorane nyinshi. Icyambere nubimenya uzababara kandi ntacyo uzabihinduraho. Ni wowe uzaba umunyakababaro kurusha undi we wese, kuko umugore we yarabikoze, arabizi. Burya rimwe na rimwe nawe ushobora gusanga uwo wita so atari we so, ariko kuko so atabimenya aranagukunda cyane, aranakubakira. Rero ibi bintu bya ADN n'ibindi ndasaba abagabo mubyibagirwe, mubireke, mureke kwiyahura, mureke kwibabariza umutima. Iyi ni inshuro ya 2 mbibwiye abagabo. Niba uzi yuko umugore wamushatse ari umugore wawe, nawe ukaba uri umugabo we, umwana akavuka muri urwo rugo, uwo ni umwana wawe. Wikwirwa ushaka uburyo yavutsemo, wijya kure. We wana yavuka asa na Kenisi, yavuka asa na Mutabaruka, we uwo mwana ni uwawe. Igeze kumva hari umuntu uhamagara kuri radiyo imwe abwira umunyamakuru ati yewe, ati wiriwe, ati ariko ati hano ku Kamonyi, hano hakurya za Runda biravugwa yuko abana benshi barimo kuvuka musa. Ati turasa, ati oya, ati ntabasa nanjye, basa na Gitifu. Ibyo rero ubwo Gitifu nabaje ngo ntibasa nanjye, basa na Komanda. Rero hari ikintu ushaka kugira ngo ubwire rero. Ni umwana ashobora no kuba mudasa, si itegeko ko umwana wawe musa. Ariko abantu basa gute? Urabyumva neza?
ushobora kubyara umwana akaza asa nk'iyi mikoro kandi wowe uri inzobe nka Kenzo cyane cyo mvuze wacyumvise. Ibyo rero ntabwo ari impamvu yo kujya kwirirwa wihangayikisha, wiyahura, wizamurira imisemburo yo kukuvana ku isi vuba. Kunda abo bana bawe kuko n'ubundi niwo wita uba bashobora kukubera ibanda kamera ntawe undi twumva. hari umuntu nabo bagira inama bati mumbwire abagabo muta umwana apfa kuba kwita papa cyane wamutuma akajyayo cyane. jya ushima imana ibintu bya DNA mu bisibuke. Ibyo mureke ishyano kuko kuva na kera umwana n'uw'umuryango. Twe nk'abanyafurika rero nabwo dukwiye no kujya muri DNA. Ago undi muntu aravuga ati izo nama muzigira abagore ye nzajya nkoresha ADN umwana akivuka hanyuma ko wowe bayigukoreshereza ahubwo se akabazo k'amatsiko wowe bagukaciye uwo wita papa akagufata we akakujyana bati tujye hariya rugo. Ushobora gusanga abo twita uzasanga abapapa, ushobora no gusanga abo twita abapapa atari bo bapapa. ibyo yagutanzeho byose uzabimusubiza pe. Rero igihe inama najya iroroshye keretse bibaye ari nk'impamvu y'urubanza cyangwa se ari impamvu runaka ifite aho ihuriye no kuba ikibazo cyakemurwa n'inkiko, ariko hagati yawe ukitonda abagabo bagira amakosa. Abantu benshi kwiye gahunda bari kwiyangara ugafata nk'umwana ukamujyana ukamufata samples ukazijyana nk'i Nairobi ukajya kumupimisha. Reka nkubwire hari mushuti wanjye yigeze kujya gupimisha umwana batabibwiye umugore. Urwo rugo rwarasenyutse nanone n'ubundi rwasenyuka kandi yasanze koko umwana ari uwo. urumva umugore abimenye batoke ufite icyo nkeke yabimenye gute se? Yaribagiwe afata envelope ayishyira hahandi aho dushyira ibintu mu modoka y'ibisubizo. Ajya kuri supermarket kugura ibintu. Umugore avuga ati ariko abagore nabo ntabwo baba boroshye. Umugore aravuga ati ariko envelope irimo iki? Bati ni inoti. Ahita avandayo kacukumbure rero niba ari inoti cyangwa sheke. Arebye abona ibintu bya muganga byanditseho amazina nyine yenoza y'umwana we. Atirika da ko bitaho ijisho ye baba we. Iyo modoka bakomeje kuyigendanamo cyangwa mutikaguye iki nk'aho umuntu batuguye agiye kubita umugore mu modoka nawe akamukubita ari kwivura. Yayisabisha burya abagore ari ukuntu abanza kurubira arabanza arijima kweli cyakurikiyeho cyari divorce. None arangije n'umwana waramutwara amubwira ati rero nkubwire uko umwana wanjye ukeka ko atari uwawe vana y'amazuru nzapfa kose umwana wanjye azabona ntuzongera kubona umwana wawe. undi aravuga ati bogoti uwo mwana mukunda kuko nta ruhare yabigizemo mukunde umwite ariko umwana si uwawe. nyine niko bari kuvuga abantu uvuga ati wamwita wagere ko si uwawe. Reka nkubwire njyewe bagabo turi kumwe muri iki kiganiro hatazagira n'ugira ufatwa n'imyuka mibi ngo avuge ngo agiye gupimisha ADN abana. Wenda harabahagaze kwa muganga ubu bariyo abo ngabo baravaye bababaye ibisubizo ni bibiri. Reka mbikubwire ni ukuza ufite agahinda kadasanzwe ni ugutaha ushwana n'umugore bikarangira wenda ugenda amageragere cyangwa upfuye ukabigwamo. Ibyiza rero wabireka. Yes that is it. ubwo usanga uri kuza uhutaza uwo mwana umuziza ubusa. Nta bintu wumvise hano bya trendinze muri social media by'abantu bagiye gupimana niba barapimanye niba barapimije ibyo ni ibiki? Wowe niba uzi ko umuntu mwasezeranye babahanzi uretse gato ndakwiyamye kandi wa mugabo ni wowe igihe cyose uruntukisha abantu wowe. Njyewe ibintu byabaye biri public gutya ubwawe uvuga izo public zawe zivuga ko ari wowe bizanye se ingeri isobanura nyine dosiye uzanye niyi. aragiye atari ko se mu rukiko bashingira ku cyemezo ko uzatanga indezo ko nta bipimo bafata. Muri iriya kesi ushatse ukabikontesita birebera uravuga uti nk'abasore mubyara hanze mugenda nyine hose nyine mutanga serivisi ziri aho ngaho hose niba kuzanira umwana ntuzamuha ariko zemere mugende mukoreshe mwembi mugende babakorera ikizamini. Nibasanga atari uwo ugira uti dore uri ibandi ry'urukundo genda ushakishiriza ahandi ushaka undi ubyegeka maybe ya bolingo maybe ya bolingo ugira uti ewa dore nibi. Ariko niba cyane cyane nk'abasore mufite akazi mufite ku dufaranga ewa babikoreza imitwaro myinshi upfa kuba uzi ko waciyeyo tu ajya nta mugitifu ni muri Nyabihura umwe wendaga no kuziyahura avuga ati rwose baranzonze maze gutanga akugishuro nka miliyoni umushara mpembwa
ubwo se yakuraga hehe yahise nyine byari ukwigura ageze arabateka ajya gupimisha apimisha yasanze ari abe ariko wowe niba wumva umutima wawe uvuga uti nta kibazo uzajya gupimisha ariko icyo udakora ipimisha ritemewe ni iry'umugore mwasezeranye wo mu rugo ubana ntabwo iremewe ariko uvuga ngenda kugira inama kuri wowe ibyiza wabireka kuko uzababara kurushaho uzananuka uzamanjirirwa uzasa nabi uziyahuza n'ibyo utiyahuzaga udafite n'umutima ukomeye uzapfa umutima ugahagarara bateze guhagarara k'umutima cyane guhagarara k'umutima kandi ubundi gupfa ni uguhagarara k'umutima n'ibyo nyine icyo gisubizo cya muganga yaze guhagarara k'umutima none se gupfa ni ikisi uguhagarara k'umutima nyine yapfuye uwo muganga ntabwo aba ari umuhanga mu kwemeza icyishe umuntu wezi ngo guhagarara k'umutima none se hari uburyo babyita mu mvugo zindi zabo ariko mbona bandika ngo yaze guhagarara k'umutima ubwo ni mu kinyarwanda ariko mu buryo busanzwe hari uburyo babyandika ibyo rero ntekereza yuko uwo mugabo wenda nuko atumvise inama twabagiriye mu minsi ishize nuko umunyegana buriya ntabwo ikinyarwanda yumvaga ntacyo yumvaga ariko please never attempt to do a DNA test numva ngo nk'ubwabuze ubuzima yakwiye kuba ariho nawe birarangiye nyine nibyo nyine harimo nabo mu Rwanda benshi bazapfa kubera ibyo bintu kubera kutumva bajye bumva nawe ndashaka mbwire abagabo buriya niyo mpamvu ngiye nkunda ibihugu by'abayisilamu nta ibikorwa byose bikorwa n'abagore ntibajya babivangamo abagabo urugero usanga nk'abajenekologe nk'umugore niba agiye kureba umuganga w'abadamu haba hari ab'abagore ababyaza b'abagore ku buryo umugabo yemerewe gusa kureba umugore we mu rwego rwo kurinda abantu irari icyo kintu ndashaka kucyumva aho ngaho rero abantu bazubahira intumwa y'Imana Muhammad ibintu yarabibonye aravuga ati abantu baremye mu irari cyane cyane abagabo reka ibintu byose bibahuza n'abagore batari ababo wemerewe muri Isilamu wemerewe uburenganzira bwose busesuye ku mugore wawe mu gihe muri mu cyanya cyabagenewe ndashaka ibyo bintu abantu babyumva ariko umugore utari uwawe birabujijwe uranyumva neza ahangaha rero ndagaruka ku bintu numvise uvuga by'umusirikare wavuye mu butumwa akica umuntu niho nari ngiye kujya ibi rero ndashaka babwira buriya hari gym imwe ngira ngo ni fitness point yes ni gym imwe nkoreramo ahantu i Remera bakoze gym y'umwihariko y'abagore kuko hashobora kuza nk'umugore w'umuyisilamu ufite izo ndangagaciro cyangwa umuhinde ashaka kwikorera adashaka kwivanga n'abagabo rero uzareba uko umugore aba yambaye ari muri gym byanze bikunze iriya myenda yo muri gym ubwayo nayo ikururira it is very provocative uyu munsi rero niba ubushakashatsi bumaze ejo n'umunani nibwo musoma mu bakobwa cyane cyane n'abagore 80% bajya muri gym bajyamo bagamije kwifotera amafoto meza ku buryo afata umwanya akifotora ugasanga yapostinze iriya myenda yo muri gym it is very provocative ni ukuvuga ngo bisobanuye ko ari imyenda isembura irari cyangwa murabizi ko irari mu mpano abagabo dufite irari ririmo ibi ndashaka abantu mu byumve waba ubwiriza ubutumwa mumenye yuko tugomba guhangana naryo ariko abagabo turemye mwirari ibyo ubyemere cyangwa ubyange guhera kuri papa wawe kugeza no kuri sogokuruza wawe abagore baremye mwirari ndacyakomeza ntabwo ndi mu guhangana kw'abagabo n'abagore ibyo nshaka gusobanura birajyana neza nibyo mvuga ntabwo ndi mukuruma ndimo ndavuga ibyo bindi nanjye nawe uze kubifatira umwanya ntukajye wivanga mu bikorwa byawe nyine ikibazo kuvuga uyu musirikare w'umunyakenya wavuye mu butumwa bw'akazi muri Somalia asanga ngiye byo sobanura rikaguhubuka ikirimo ni ikirere abagabo irari ry'abagabo rihora rigurumana irari ry'abagore rirahari ntaryo ni cyo bashaka mvuga nabo bagira irari ariko imiterere irari ry'abagore risaba kubanza kurisembura ariko iry'abagabo ryo riba rigurumana burya ni ukuvuga ngo mu mpano Imana yahaye abagabo harimo irari ni impano by the way kuko uramutse udafite irari ntacyo waba umaze nk'umugabo ibyo ndashaka nabyo abantu babyumva ahubwo ikibazo ni uburyo ukoresha ibyo rari mu rwego rwo kubaha Imana period hanyuma rero izi jimu inshuro nyinshi iyo abadamu barimo bakoreshwa n'aba ba jimu master batari na professional by the way birangira batangiye no kubamenyera
ugasanga umuntu arimo arakoresha gym umugore warimo amukubita no ku kibuno. Very stupid and very dangerous. Amuterura n'imbavu. Urabyumva neza, akajya kumusitrekinga akamukora stretch ubwazo zica rubozo ku buryo uramutse ubibonye. Ngiye mba muri gym ndabizi, iyo mbona uburyo abagore babakorera stretching mbibona biragenda bigatanda very something else. Hagomba kubaho uburyo abantu ibi bintu babyubaha. Aba bana izi nsore zateruye ibyuma zitwa zinywa amaproteine zimenyera abagore b'abagabo ku rwego mutarabona. Izi nsore zo muri gym zirirwamo zimenyera abakobwa ku buryo uramutse ubonye kopine wawe cyangwa fiance wawe afite umugym instructor umukora biriya, acya Mungu uwo munsi wararufunze gym zose. Rero uyu mugabo ashobora kuba ari byo yabonye, kuko numvise abantu bamusingiza ngo yari umuntu mwiza. Yego nibyo ari mu kazi, ariko hari birenga umurongo. Nje ndasaba ko aba gym instructors b'abakobwa baba benshi rimwe na rimwe bagafasha instructing abagore se bakajya babafasha, kuko ibi bintu nabyo bwabyo uzarebe ku gipimo kinini aba basore bakoresha gym birangira abakiriya babo hari ubundi buryo bumvikanye nyuma ya gym. hari amakuru udafite afite yes. Muri ibi bintu bya za gym na za reflexology na za massage nta mugore uba ushaka gukoreshwa n'undi w'igitsina gore. N'ibyo gutunganya inzara n'imisatsi nta mugore cyeka yari bwari kuva mu cyaro haratarabona umujyi ntabwo aba ashaka gukorerwa n'undi mugore. Ibyo muri gym rero, ubwo rero ibyo uri kuvuga ngo bihindutse yica rubozo nabo baba bishaka. Icyo nkubwira cyo ni kimwe, hari ibyo ubona biri too much. Hari abandi bantu utarimo kuvugaho nabo bazengereje abagore b'abandi. Hari umuntu umpaye igitabo cy'umugabo witwa John Gray, ntabwo ndagisoma but maybe ndaza kugerageza kugisoma. Iki gitabo cyitwa Men Are From Mars and the Women Are From Venus. Urebye kava y'igitabo akenshi umenya ikirimo. Gukivuga uko abagabo, imiterere y'abagabo, uramutse unamenye imiterere y'abagabo ko barimye mwirari nta nubwo wajya kwimena umutwe, ahubwo wari buryo managing iryo rari. Ndabizi abantu bagiye kuvuga ngo yavuze rari, that's how it is. Ngiye kubwira abandi bantu nabo bazengereje abagore b'abandi, ariko hari umugore bari mu kuzengereza mbona ubuza b'abandi. None se bavuga ubakorera icarubozo n'uwawe baba barikorera. Ndabivugiye muri Kenya. Ntabwo wavuze muri Kenya, wavuze insore zatamiye amavitamine nizo muri Kenya. Aba bantu bigisha gutwara imodoka, ubuze ukuri. Aba bantu bigisha gutwara imodoka cyane cyane bajyana muri pratique. Umugore ari kuri vola arimo kumwerekera uko bagenda bagiye. Aba bantu dore aba bantu nabo kwitonderwa cyane. Reka da ubwo mutabaro kubwayo tubisemo imboni ugiye kwica isoko ry'abantu. Oya, ahubwo ndi gutuma rizakorwa neza. Ariko icyo nawe ndi kuma kuriya kumva ko abo bitwa abarimu b'ibinyabiziga bajya kujyana imibano yihariye n'abagore bigishwa nabo gutwara ibinyabiziga. Ngereka nkubwize pe, uramutse ubonye imiterere yo muri gym ukareba ibibera muri gym ukitegereza ukabona aba gym instructors ibyo bakora byanze bikunze. Ariko kutikirengiza ibyo mu massage, bya massage ni mu cyumba gifunze, sinjya muri massage. Tekeza n'icyumba gifunze. Massage yanjye nyikora ku musozi uramasa. Ese mu masa yambaye ese ko nabizi ahubwo mpa amakuru. Wowe si bagiye kumasa umeze ute? Njye nimasisha se jewe. Twaravuze ngo bakumasa ntuvuze ijambo rivuze ra. Navuze ko ntajya njya muri massage yanjye nyikorera ku musozi ngenda. Period. Wowe niba ujya bagenda bakakwagaza bagatangira bakagutiripota. Wanahise ko ujya ujyayo muri massage. Bitubarira ahubwo nk'umuntu. Njye ntabwo njyayo ngiye. Nose uravuga ibyo utazi. Vesiga. Ibyo muri gym ndabivuga kuko nta kibazo. Nyamuneka umuntu udukurikiye baba ajya muri massage watwandikirwa tubwire uko bigenda. Baba masa mwambaye. Byo kujya kwiyamburira umuntu mudafitanye amasezerano y'ubwambure, ibyo ni ikibazo. Subhanallah. Gusa uwo musirikare uko byarangiye no kuko byatangiye ntabwo uko byarangiye utavuze uko byatangiye. Yavuye ni umusirikare wo mu ngabo za Kenya KDF. Yavuye mu butumwa bw'amahoro muri Somalia
asanga uwo mugabo ukora muri gym ngo yarigaruriye urugo rwe, wakoresha ijambo ngo yita ku mugore we. Hanyuma uwo mugabo amakuru arayamenya, uwo musirikari amuhigira kutamubura, amusanga mu kabari, niwe yamufatiye, bararwana ingumi, imigeri, imitwe, inkokora, inzara, ibintu byose bishoboka. Uwo munyamajimu bamujyana mu bitaro kurwarirayo inkoni, ahasiga ubuzima. Muri biriya bihugu rero bigira abasirikare benshi bajya mu butumwa bw'amahoro, ibyo bintu bikunda kuvugwa Reka mbwize ukuri pe ko akenshi bataha bagasanga hari abantu bigaruriye ingo zabo. Hano muri ino minsi shaho abantu baharaye jimu, ariko hari abana b'abakobwa bakoresha jimu ubu bona bafasha bagenzi babo neza. Go for that. Urajya kujya kuri uwo muntu wirirwa kumenyera afatana nomero zawe, barihe ngo tujye badufashe turangire. Njyamba boda muri fitness point harimo aba gym instructors b'abakobwa. Yes. Abo ngo nabo gufasha abagabo burya bakoresha abadamu, abagore ngo bakoreshwa n'abagabo, abagore ngo barabyaga, nibo ba mbere babyaga. Ubwo se uravuga ibintu by'ahantu utajya, ujya muri gym wowe ujyayo mbamaho gusinajyayo gusa. Dore amakuru sasa ibera imbere Bishe gym ya Zandani hena gusobanuriye nyine ko hari aba instructor mwereke zamereke umusaza ko kuzagerwa amenyera abantu uzajya yaho ngaho gusa, hanyuma wivugire gusa tutagenda nakubwiye aka kantu. Navuze ngo uravuga amasaha ntuzi ibyadutse byitwa niba ari vaccine. iki Bari vaccine tubodi ntukajya imbazi. undi ati none ibyo muri gym birarenze cyane, ngo bagera bakanabihindura kakawete, bagapanga sorti ku mazi yo kuzajya kwideklara, Nyamugabo agasigara za Kigali, abandi bagiye muri sorti, amafoto ngo ba ngo filimi ngo yupi ariko si ikirere. Uko biri kose bagenda mwiga pole wisi. Reka muze mutabaruka ko ntari muri ligue imwe nabo. None ndabizi. Urabizi ko utari muri ligue imwe? We muze quiz. Quiz ngo ni Claude ngo arakujyana kukurega nutabihindura. Iki se gana? Baravuze ngo Claude wo muri leta. Ngo amushyira mu cyiciro cya muze quiz gute? Baramusebeje, bahanyuze hose. Icyo navuze ni banyine uko abivuga. Bahanyuze hose, abantu bose, nta muntu cyumva aravuga ngo ni umusaza, ukanda ari umusore ngo mwana 38 ans. Yaba ati ngiye nutabihindura ngo wisubireho, ndaza mfane gasoje ariko ndi bunakurege mu ngiye. Icyo navuze niba ari inkiko zahari bukuregemo ko wavuze ngo ni umusaza. Mu ngero ko z'urukundo ngira. Mutabaruka regardera ba. Yewe kwikoresha. Ngaho rekeraho. Arekeraho? Yareka bigakomeza. Oya vanaho. Yareka bigakomeza. Vanaho. Vaccine ngo bagiye kwiyogoshesha imyanya y'ibanga. Oya ibyo bintu babiritse kweri. Ikinyarwanda sijyari ari ibitero so nose ariko nkoze ubundi. Uretse gato nabyo tubiganire. Ubundi umwanya w'ibanga muri iki gihe n'uwo. Ko abantu imyanya yose yabaye imyanya rusange. Bashatse bajya bagera mu isoko batambaye. Uziko mubaze ikibazo niba abantu barenga 10 na 20 30 bashobora kukuvizita. Ubuno umwanya rusange. Ni sale polyvalente. Ni sale polyvalente. Oui, ni nka station ya essence. Umuntu araza akamwesha. Ibyo ndivuga ku bagabo niba ushobora kuvizita abantu barenze 70. Imyanya y'ibanga yawe ko ari ibanga ryawe n'undi muntu ubwo riracyari ibanga ni ryaba bi. Ni ryumwe ubwo biba byarahindutse. Abasore bavuga ngo siri ni ya mtu mmoja. Ibyo rero vuga yuko wenda ari imyanya rusange ubu ngubu. Yes. Cyane imyanya yabonwe n'abantu. Noso ajya kwiyogoshesha ahantu ibyo bintu bigeze ubibona. Nk'umuntu w'umugabo ananirwa ko yakwikora isuku akajya muri salo umuntu cyangwa umuntu w'umudamu akagenda neza bakamwogosha. Ibi bintu utekereza ko ari iby'u Rwanda.
urabogosha ntibagoye nk'abaganga ubu ushatse ko ari akazi bihimbiye ubwo nabo bakomeza bagakora ibyo bakora. ariko ntiratari Oya, ahubwo mutabaruka mwebwe n'akataraza muzakabona. Ahubwo tunapokwenda ni kubaya zaidi kabisa. Aho turi mu kwerekeza ni habi cyane, ni habi muri ino si itarimo aho umuco urimo kugenda ukendera, aho abantu ntacyo batinya, aho amategeko yasimbuye indangagaciro. Where are we going? No, ndabikubwira ikintu cyitwa the so called human rights. No, that is craziness. Those are vices. Kumbwira ngo ni uburenganzira bwanjye, aho ubona ntubonye inama zabaye se. My body my right. Ni ukuvuga ngo nushaka ushyire ku muhanda n'uburenganzira ko ya nama ntiyeshuwe. Byo sinshaka kujya mu by'inama, ariko ubwabyo birakwereka aho ibintu bijya. Se bakongera ukaza mu byo bintu. None My body my right. yes, you're right, yes. Ni ukuvuga ngo nawe ugenda umwanya wanjye nkawushingira igiti, jamais nta kibazo, it's my right. Ndakubwira ibintu byitwa umuco wateshejwe umwanya wawo ugomba kugira mu muryango. Rero ibindi se ibyo byose urimo kuzana ntawe nta namwe bishoboka mu gihe tutangiye kwitakaza twebwe abo turi bo tukibura. Erega amaherezo reka ubundi kambabaza, mutekereza ko mu myaka 10 abagabo b'abanyarwanda bazaba bameze bate? Oya, buretse bwo utekereza ko bazaba ari abagabo bari timamu hatagize igihinduka uyu munsi? No, mumbwire tureke ibindi. Birashoboka ko wenda ubu ngubu hari imico myinshi mibi yagutse, ibyo hari ibintu bitakiri sakire, cyabaye ari ibintu bisanzwe rwose, no one cares. Zundi nkoze gutabaruka uyu munsi wa none urebye hari variyo n'imwe umuntu acyubahiriza cyane, umuntu agaha agaciro akavuga ati reka mfite amatsiko yo kuzashaka umugore one day. Uyu munsi wa none uzi ko abantu b'abasiribateri bakora imibonano kurusha abantu bashatse cyane. Uyu munsi uzi ko harimo abana bamaze gukora imibonano kurusha abasogokuruza bakoze mu buzima bwabo bwose, kandi baba baragafite abagore imisozi yose, iyo imisozi yose, cyangwa bafite uyu munsi hari abana bato b'abakobwa bamaze gukora imibonano mpuzabitsina ku kigero kiruta cy'abamama wabo, kandi batarengeje imyaka 22. So ibyo byose biraza bikagucanga ukavuga where we going? Ariko kuko dufite umuco wo kuvuga ngo ntituvuge ishyano tutakoma rutenderi, turimo turatakara. Ese ubundi kubivuga byo bizatanga simbizi, ariko niba hakenewe polisi, niba hakenewe uburyo tugomba kongera kureba uburyo dutegura umuryango wacu, tukareba basi nubwo twahimba indangagaciro nshya tukazashobora kugira icyo zifasha. Agenda ugiye kugenda uragirukana kugira ngo ugere kuri ako gakote wambaye, abantu bari kubona uri umufana wa peri ku buryo bwuzuye. bo bibabaza bimubabaza. Mwese uri uretse gato ndavuze uwo bibabaza bimubabaza. Binyine tumenye Njyewe ndi perezida wa Gasoro, ukaba umufana, nkaba umukunzi wa Gasoro, nkaba umufana wa Gasoro, nkaba umudayihadi wa Gasoro, nkaba Gasogi. ahandi kipe ufana. Ayo njye sindi umufana, abafana ni abapariti. Kandi uwo bibabaje kuko iri kote rijya benshi kuko abantu bafotoye bavuze bafotoye pe, nibashaka bavuge n'icyanga kibarenge n'amacandwe yume. Kanebukiza umuntu kunagura tiki, ntibimbuza kutikura pe, nibyo abantu bari bubiboneremo. ubona akanyenyeri 669 akanyenyeri 6 akadirishya, hanyuma ukagura ukurikije uko umufuka wahagaze ndetse n'itsinda ry'abantu muri buzane. Ese ubwo umuntu wanditse ibyo bintu ni ntabwo nzi amazina y'abantu yandika ahangaha ngira ngo mbabazi. aba ni ba bantu bawe mubana Mubana mu he? rwego rwo concept. Abantu tubana njye mba nande simba nande. Akaragashura runyeretse ko muri rwa rusengero urwaye kundi bari rwo muri Republika Demokarasi Ni urwo muri Congo, ariko ntaba nabo buriya babaye kategori baremeza cyo rwose baravuga bati witwa Eglise Evangelique. oya ne yayi ibyo ngibyo bireka. Ntabwo ari yayi, ibi niko biba bimeze hariya muri Paroisse Mont Carmel. Ne yayi
mpaye AI guteze reka turebe detector itingawe detecting turebe iyi ni OG ayisho ntabwo ari sure ni AI based mkuta taarifa uguzi ya mchungaji haya kuku ya mama pasteur haya ntabwo ari AI tu ibyo byose byitwa iterambere urubuga rubwo twambaye neza kabisa gusuhuriza mutabaruka ndabona arimo neza muri iyi minsi umuco wacu wo uri kugenda ukendera kandi bizatugora mu minsi iri imbere ibyo uvuga ngewe turi kumwe 100%. Iyo ndashaka eske ubukwe bwacu buzaba bumeze bute mu myaka 10, abagabo bacu bazaba bameze mu myaka 10, abagore bacu bazaba bameze bate mu myaka 10. Nta nubwo ngiye kure, just 10 years ahead. Dr aranditse ubuzima bw'umutwe bw'abanyarwanda buteye inkeke banajya mu gifaransa ngo les Rwandais sont en train de mourir silencieusement barimo gupfa gahoro gahoro taux de divorce ziriyongera kuba imibare y'abatandukana taux de suicide ziriyongera abiyahura taux d'homicide ziriyongera n'ubundi bapfa n'ubundi bazize impfu zitunguranye ariko si homicide ni iki homicide na suicide bitandukanye Homicide ni nko kwica umuntu kwica mubana kwiyahura family based killing. Ngo les prisons sont pleines amagereza aruzuye urumva badafashwe ingamba aho tugana ntabwo haba ari heza ariko ingamba za vice ni police makers bagomba kureba police, otherwise ibi turimo ndabivuga ko ari uguhenebera mu kazi. Gishimishije nuko ngiye ndi mu gusaza gusaza hari ibyo nzajya ndeba ntakigira n'ijambo mvuga kuko ubushobozi buzaba butanyemerera. ntawagira ibigoyi ntamenye nzaba ndeba nyine mbareba tu mbaseka. hari igihe uzabibabwira mu gihe cyabyo babwira ati mu gihe cyanyu cyarangiye cara hariya ndetse ko ngewe nzaba muri generasiyo zose kugeza mpfuye. Yes, ibyo byo rwose babimenye. mbese kudashaka gusaza ubwo gusaza ni iki? gusaza nyine ni ukwemera urwaje ukicara ugategereza uwiteka. Is it biological depreciation cyangwa it is mental degradation? Can you define the two? Iyo ni degradation y'ingiyo. Mentally ngewe mentally nzakomeza mbe more strong kandi ntekereza ko ubu imitekerereze yanjye iyi ni vure. bakubwira ukuntu Sekanama byamugendekeye kandi yari umusizi w'ibwami. Umusizi w'ibwami yabaga yubashywe, intege nke z'ubusaza zatumye agenda y'intamire. Ibyo uri kuvuga rero ngo uzaguma bumuje gute? Icyo nkubwira wirwanya ubujene bwanjye